nta mbona abapolisi hanze. Umuti iryo kanisa ryari rifite imiryango ibiri, umutima urambwira ngo nirukanka nje mu muryango umwe, mbona nje guca mu muryango barabahageze, kandi nza nibuka hari umupolisi umwe wari ufite imbunda yambaye n'inani nite, n'abandi babiri nta mbunda bari bafite. Ndavuga ngo ngomba kwerekana akazi. Umubyeyi nkatwe dufite abakobwa, usigaye umukobwa wawe ukamuha ati uyu ni igishoro, uko bigenda kose uyu nguyu ubukene nagize, ubwiza uyu mwana afite sino ubukene nagize burangirira mu bwiza bw'uyu mwana, ku buryo ushobora kubona umwana wawe afite imyaka 15 akakubwira ngo afite umufiyanse hano, ukamubwira ati uracyari uruhinja, ariko kuri iyo myaka yakubwira ngo afite umufiyanse muri Canada, yego, ukabwira ati babwire bihute baze gufata irembo, ibintu bitarapfa wasi kamisa. Bishatse kuvuga ngo ubu nyine ababyeyi bahagurukiye mu nyungu, akaba ariyo ishobora kuba ariyo ntandaro nyamukuru. Umwana ufite ababyeyi bombi ndetse bo mu butaka bwa Isiraheli, kubera ko abanyamurenge ndetse rimwe handi hoja no muri politike ukabona ko wenda hariyo tuja kugira ubusabane bwo gushingirana n'andi moko, tutogapfuye uko bingana ubu nyine. Yego. So sinzi ico wovuga, ariko agomba kubaho imihindukirije mu bintu. Okay, sikanaswe noneho mwene wanyu ngo ntiyuzuye kandi uko ni mubyara wawe. Wenda turanagenda dusoza, ariko abafite ijwi ryumvikana, aba influencer dufite, abayobozi baturi imbere, iki ni ikintu cyo guca, cyo gushaka uburyo gicika. Duhaye ikaze abantu badukurikira, mwaramutse gute, mwiriwe gute, bitewe n'aho muherereye. Isi ikoze ukuntu gucanganye cyane, hari igihe usanga bamwe babyutse abandi bwije, ntawe uzi umenya niba Imana izahamagara abantu mu gitondo, abantu bamwe bakazaza abandi ari uko bwabanje guca. Niba bahereye muri Afurika, abanyamerika bakaza basanga twararuhutse, ibintu bimeze neza. Hari uwavuze yari ari mu Rwanda, avuga ngo icyo gihe hano muri Kenya hari hamaze igihe hari abantu bari gupfa mu bwoko bwacu, cyane cyane abamama. Higeze kuba umwuka umumama yaje kubyara ntabagitashe, ndabyibuka bamwe twarasenganye, rangije aravuga ati nyamara muri Kenya ni uko baturi imbere y'isaha, ibyanze bikunze yaza kuba ari mu Rwanda yari kuba isaha yapfuyeho yari kuyimara akiri muzima. Ubanza wenda no kuba ibihugu bigenda bisigana amasaha bishobora gutuma jomara iminsi vuba, jomara iminsi y'umuntu vuba. None ni bande baba imbere za Australia? Niba ndango Australia umunsi wa overnight yo gusoza umwaka, bazasoza umwaka nimugoroba, twebwe hano abari nimugoroba dutegereje saa sita ko zizoba, abari nka saa 9 saa 10 baba bari guserebura. Urumva rero Imana yaraguteganyirije ko uzopfa umwaka urangiye muri Australia, wopfa mbere. Abantu bo mu mazi magari ya Australia, igihe cyo gupfa niko uzacegereza, muza mugaruka ino murebe ko iminsi yiyongera. Umeze mute Jacques? Turi amahoro, turashima Imana, tumeze neza. Asante. Nanje nuko niko bimeze, nuko imbaraga z'umuntu zose zitaza zigaragarira
muri physical appearance hari igihe abantu baza bitiranya umuntu ukomeye n'umuntu ufite imitsi. Okay, gusa nimba ari abanyafurika bose, nimba ari nkatwe abanyamurenge, umuntu azapfusha cyangwa akaburara, mwahura ukamubwira ati mubyutse mutati turabyutse ni amahoro, kandi ndumva nta mahoro arimo mwaburaye mwaraye mwigaragura mu buriri igifu kiri gusya ubusa. Sinzi rero twebwe ni nkaho ibintu byose biba ari amahoro, ariko inyuma y'amarido bizakosorwa. Uwo muco ushobora kuba atari mwiza, uretse ko kandi hari n'igihe biba byiza kuko byose ntibigomba kuja ku karubanda, n'urira azagira uwo yoririra. Nibyo, n'urira agomba kugira uwo aririra. Abadukurikira se bo bameze gute? Tubifurije amahoro aho muri, mukomeze mugubwe neza muri uyu mwaka wa 2026. Icy'ingenzi buriya hari umunyabwenge wavuze ngo buriya igishoro gikomeye mu isi ni ubuzima. Papa, kuba uyu munsi waba urara, kuba uyu munsi waba urwaye, kuba uyu munsi waba ufite ibibazo runaka, ariko ugihumeka Imana iba ikiguhaye igishoro cy'uko ejo hari icyohinduka kigakosoka. iryo jambo ni urufunguzo rw'ibintu bikomeye, haba ku bantu batarakizwa. Ukiriho uri umukandida w'uko ejo wakizwa. Hari n'abantu babaswe n'ibintu bitandukanye, wenda tutanavuze agakiza gusa, uko hari umuntu utazi Yesu ariko agakenera ngo azove mu biyobyabwenge, mu nzoga, mu buraya, kwikubitiraho wenda n'ubukene, ibihe bigutsikamiye utekereza ko wenda hari kubivamo bigoye. Icy'ingenzi ni ukuriho, hanyuma ufata umwanzuro ugategereza n'amahirwe y'Imana cyane. Jacques, tudatinze, hari ibintu byakomeje kugaragara mu gihugu cy'Ubugande, ahatuye bene wacu, haba Kampala, Mbarara, mu nkambi zitandukanye, Yoba, Kivale, Caka, n'ahandi henshi wenda tawo kwa marondora ngo mari. Uyu muco wo kwakwa abageni utegwa n'iki mu bwoko bwacu, ariko especially ni nkaho wageze mu Bugande ugira imbaraga cyane. Ibi bintu byaba biterwa n'iki ko rimwe na rimwe hari igihe ubireba ukumva nyine biteye agahinda mukuntu? Hari igihe umwuka ugera ahantu ukahagira imbaraga, bitewe wenda n'abahatuye cyangwa n'imibereho iri aho hantu uwo mwuka wageze. Sintekereza ko kwakwa umugore bitangiye ubu, ntibyahozeho, bimaze igihe. Birashoboka ko na mbere y'uko twe tuvuka wenda byabagaho, umuntu yashakaga umugore w'abandi cyangwa se umukobwa w'abandi bitewe wenda n'imibanire y'iyo miryango, bakabona batoshingirana. Birashoboka. Hanyuma gusa muri iki gihe tekereza ko impamvu zishobora kuba zari ziriho icyo gihe cya kera, nubwo tutazizi tutokwamo tuzishingiraho cyane, ariko zishobora kuba zitandukanye n'iz'iki gihe. Hano muri Kenya hari umugabo nzi wari ufite umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa akaba yarakundanaga n'umuhungu wa hano, n'umuhungu ukora kinyozi hano. Hanyuma ise nawe avugana n'undi mubyeyi uri hanze, uri muri Amerika, amubwira ati mfite umuhungu nawe ufite umukobwa, twabashingira cyane. Ababyeyi batangira kuvugana, ndetse kabiri kangahe
wa mubyeyi utuye hano atangira kwishyurirwa inzu, atangira guhahirwa, atangira gufashwa, ubuzima buroroha, ubuzima butangira koroha. Kera ari gufashwa na manyana ye, sinzi gake nimba yari yabaye manyana ye. erega kujya ubukwe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ni mu bwumvikane. Kera yari yabaye manyana. Hanyuma ise w'umukobwa yicaza umukobwa amubwira ati rero ufite umugabo, nakuboneye umugabo. Hagati aho ahantu isi igeze, ibyo byahozeho kera mu babyeyi bacu, baragendaga ise w'umuhungu akamubwira ati naragushimiye, bakamamuzanira umukobwa ati nguyu washatse. Ariko ahantu isi igeze ubu nyine siko bikimeze. Ubu nyine urushako ni ubwumvikane bw'umukobwa n'umuhungu bagiye kubana, ndetse rimwe na rimwe wenda turaza no kubigarukaho, usanga binagonganisha n'ababyeyi, kuko umukobwa hari igihe cyangwa umuhungu akamubwira ati nakunze uyu nguyu, ugasanga wenda hari iby'imiryango idashimanyeho, wenda ari nabyo turi buze kugenda tugarukaho. Naguciye mu ijambo, ibintu bya bene wacu biteye ukundi kuntu gutandukanye n'uko umuntu yagatekereje. Hari imirari ibiri ntari buvuge. Umusaza umwe ngo yari aryamye ku musozi bari kuganira n'abana, umwana w'undi murara, abana baba bakina barirutse, akana karaza karenga wa musaza. Mu by'ukuri birashoboka ko uwo mwana atabipanze, atabitewe n'agasuzuguro, ariko kubera ko yamurenze, umusaza akoranyije umuryango wabo ati guhera none abanyanaka atakubashingira, umujene wabo yandenze. Wumve nk'icyo kintu ubwoko bwacu, kandi yamurenze mu buryo bw'imikino y'abana, ni uko nguko. Hanyuma uwo mukobwa mwateye muze, nje mfite umuntu, mfite undi, kandi turakundana, kandi urukundo rwacu rufite aho rugeze, ahubwo vuba nje naza mpanga no kumenyesha baze gufata irembo. Subiza aho ukuye, karaba ukire birarura, ibyo ntibibaho. Umukobwa ati muzehe ahubwo nawe kira birarura, ibyo ntibibaho. isi y'ubu nyine umwe ni ukuvuga ati bigenda ukundi tinyabona cyane, isi ya kera siyo y'ubu. Abanyarwanda bazavuga ngo burya si buno, ibintu byarabadiritse. Kera habamo akantu icuka hagati y'umwana n'umubyeyi. Umugabo ati njyewe uhawe wishyurirwa inzu, ko ndahahigwa, barumuna bawe ko bariga mu buryo bworoshye, none kuraja kuzana kinyozi. Yaza akoresha n'amagambo y'inyandagazi amwe namwe abantu batopfa kuvugira kuri kamera. Ati reka genda wibagirwe, ufite umugabo umunyamerika arahari. Umukobwa ati reka biranga. Kabiri kangahe wa mukobwa na wa muhungu, wa mukobwa yagenda buri munsi ati ukuntu bimeze rero, ababyeyi bakaniye, none nimba ufite gahunda shaka inzu unjane. Umuhungu ati nuko bimeze, ati nuko bimeze. Umukobwa haragiye yaripanze ku tuntu twe, umuhungu nawe aripanze, wumva gusa ngo byarangiye, umukobwa yagiye. Uwo mugabo hano yari yasaze aja muri polisi ngo baje gutarakinga, baje gukurikirana, yasaze aravuga ngo uko bigenda kose umukobwa wanje aragaruka. Tiyotwarwa na kinyozi, hari umudiyasipora uhahereza amadolari. Ikibazo kiraba finally kiza kurangira umuhungu n'umukobwa se bakundanye. Najya jambo mu Cyongereza bavuga ngo love win, urukundo iteka ryose ruratsinda. Hanyuma umugabo abavuye
abavuye muri amahirwe gutyo babyita gute hari terime zimwe abantu baza batinya ariko urumva ni imigisha nyine yari yakandagiye hari imigisha ariko itariciye mu muco ariko reka nje mugarukire ni umugabo ukuze kandi birashoboka ko bamuzaniye umukobwa ati nguyu rero kumva ko bikorera umukobwa we birashoboka ko yari ataragatekereza ko isi yahindutse bigeza oya kubera ko we ntiyaza atekerereza umukobwa kugira ngo ashakwe neza mu buryo bwo kubaka yaza atekereza ko ubizi gute oya kuko byanze bikunze noneho umukobwa wanjye ntabwo yaza ngo ambwire ngafite umuhungu yakunze nimba neza mbwira ngo yawe mfite undi nakuboneye aha turagenda impakaga urambura umubyeyi uburenganzira cyangwa se uruhare rw'umubyeyi mu ishakwa ry'umwana wiwe uruhare rw'umubyeyi mu ishakwa si ugushimira umwana uwo azashakwaho cyangwa uwo azashaka ahubwo uruhare rw'umubyeyi mu ishakwa ry'umwana cyangwa mu ishaka ni ukureba ko uwo umwana yamubwiye ashaka gushakwaho cyangwa gushaka nta kirazira cyangwa se yujuje ubuziranenge bugomba kugenderwaho mu miryango kuko nabwo bugomba kuba buhari hanyuma yasanga arabwujuje akamubwira ati uyu yasanga atabwujuje ntamubwira ati reka uyu ndaguha uyu akamubwira ati reka uyu genda ushaka undi ukundane n'undi umuzane uwo mwakundanye urwo ni rwo ruhare rw'umubyeyi yije ntekereza hanyuma rero uwo mubyeyi nawe ahantu yakoreye mistake ni uko atahaye umwana we uburenganzira bwo gukunda amahitamo ahubwo yashatse guhitiramo umwana we icyo rero nicyo yapfaga n'umwana we ngira ngo ahangaha ababyeyi bagomba kumva iki kintu icyo akora abenshi ahari bamaze kwemera burya kwemera ni ugusarendinga ni ukumanika amaboko tekereza ko abenshi aho bageze ni hahandi icyo umwana amubwiye ntacyo baba bakirengejeho bamaze kwiyakira niko bimeze n'isigeze babyakire bumve ko amazi atakiri yayandi ubu nyine turi mu isi iri digitale kandi ifite umuvuduko uri hejuru umwana naza kukubwira muzehe cyangwa mukecuru sinakunze runaka gabanya puresha kandi hano si iwacu hano si nk'iwacu ngo urabwira abasore runaka ngo mugire gutya hano hari polisi hano hari ubucamanza hari amategeko kandi wenda sinzi nimba warusoje ariko wari wakomoje uvuga ati se k'ibugande uyu mwuka bikabije hashize iminsi itari myinshi tubonye amakuru y'ubuhamya n'amavidewo y'ibyagiye biba live ako kanya biri kuba umwana w'umuhungu wari washatse bamwaka umukobwa n'isenga hari imbere ya senga senga aje gutanga ubuhamya ariko hari undi mu minsi ishize nawe byari byabaye bugande bamwatse umukobwa buke abona undi aho hari undi batse umukobwa umuhungu ubu nyine ashobora kuba ari mu gihugu cya Kenya ndetse ntubwire ngo ni babiri ni benshi turaje kugera kuri senga ariko senga yicaye kuri kamera avuga ubuhamya yatanze ubuhamya ariko hari ibindi bigenda bisirikira ku mbuga nkoranyambaga tubona kubera ko uyu muco mu Bugande mu Bugande birashoboka ko ari uko byagiye kuri social media cyane ariko na hano birahari na hano turi nari ngo urugero rw'uwo hari undi mwana nzi nawe wari umunyeshuri bari kuja hanze afite umuhungu bakundana uwo muhungu aramubombora ise w'umukobwa aravuga ngo nonaha
komure wagarutse azana polisi barashaka uwo mukobwa baramugarura uwo mukobwa aravuga ngo ije narakunze kandi ije nararanye n'umuhungu iminsi 3 sinkira umukobwa none ukuntu bimeze ari ishuri ndarivamo naho na dosi nje ndayica tuzaba tukijanye umubyeyi yabona ko ibintu utwara amakuru nibutsa umubyeyi yabona ko ibintu bitari bitoroshe ahubwo ati genda haramureka aragenda yagiye hanze babyaye uko byagenze yagiye hanze babyaye bafitanye umwana kandi umugabo we warazwi ukuntu umugabo warazwi icyo nari mbivugiye ni uko i Bugande hari ukuntu byagiye muri social media cyane bigaragara nk'aho i Bugande byakabije ariko siho gusa n'ibintu biri ahantu henshi ahubwo bigomba no gukosoka mu bwoko bwacu cyane cyane rero urumva i Bugande uwo mwana uwo muhungu yatswe umukobwa bukeye yashaka undi aramubona ubu ngubu ni umugabo uri mu rugo rwe sinzi wenda nimba iyo gari ya moshi iza kumvikana mu majwi studio yacu yegereye umuhanda wa gari ya moshi turi ku ibarabara rya gari ya moshi wenda nimuza iragiye nimuza kuyumva mwenda ntimuze kwikanga ngo ngese bazanye iki kandi bitabibaye hano twihute rero tugere kuri Senga Senga nufashe ufite ubuhamya buteye ubwoba Senga nkubwire wowe wadukurikira ubu nyine ukumva ubwo buhamya mu by'ukuri bene abantu b'imitima yoroshe wenda turaza n'ibidukundira n'abatabukurikiye turaza kugenda tubareberamo uduce tw'ingenzi tugenda tubashyiriramo ku majwi yiwe wari uvuze gute nari mvuze ati abantu b'imitima ikomeye b'imitima yoroshe nabo ab'imitima ikomeye nibo bagomba kubureba ubuhamya burababaje kandi wishize mu mwanya wa Senga wagaraho uva mu bwoko bwose ukavuga ati busubwo cyane ariko uriya muhungu rwose reka nkubwire ko wakijijwe ndifuza ko ubutumwa buzokugeraho ahantu numvishe bitangaje harimo na dute n'ikintu gikojeje isoni kinagayitse kiretse nimba numvise nabi saa 10 nta mbona abapolisi hanze iyo kanisa ryari rifite imiryango 2 umutima urambwira ngo nirukanka nce mu muryango umwe mbona nje guca mu muryango barabahageze kandi nzanibuka hari umupolisi umwe wari ufite imbunde yambaye n'ite n'abandi 2 ntambunde bari bafite ndavuga ngo ngomba kwerekana akazi kanje ngomba abanyakenya nabo bazavuga ngo ceza kama wewe none se hagati aho ntaguciye mu ijambo ese igihe wabonye wahise umenya ko ari wowe bazi rwose nahise mbimenya gute nahise mbimenya kuko umuntu wari ubazanye nahise mumenya nahise mbona umuntu nahise mumubona ese yinjira n'intebe yiwe aricaye yayisubiyeho yamayicara inyuma kandi twama tuguma kurebana duhuza amaso na tuguma kurebana noneho icanemeje ko arinje nuko nawe yahise ariko twari ko turamye haguma gusohoka ariko Imana ni Imana nyine ni Imana yaje ni Imana yaje nasenze kuko yarinjiye bwa mbere yarinjiye agasohoka ariko kuri telefone haba bayobora ndashimira umwana muri umunambonyi yagiye muri Kongo umwana bamanje kuyoba baje ku kanisa ryabo bamare agerageza kwirukanka ngo abatange ku kanisa narindiho n'amaguru babaramutambutse yagiye kugera ku rusengero asanga kera nagiye nuko umutima urambwira mpindukire mu rubavu rwa njantu narindi gucya mvuye gutanga mikoro ngo batange ifaranga mbona idirisha ryakinguye kandi iyo dirisha ryari ririmo imisumari ryari rito ako sinzi ukuntu nari kwiriyemo ukuri Yesu ara muri overnight wa gatandatu icambabaje turaramya turahimbarisha umuhagarikiza arahaguruka umuhagarikiza ahagaze ugatuta habwiriza mwibuka umugabo nakibara umugabo munini ngo ni mugwana shaka yariko atangisha ifaranga
hariho minisiteri ya rayiti yari ivuye Nairobi aho ahantu tudashatse kuvuga izina ariko ni hano muhana twaturamya uwo mugabo atangije ifaranga gutya nari nsingirije umugabo ngo atanze gukinza inama nibuka yaratanze gukinza imitwaro 5 materaniro aravuga ngo tanze imitwaro 5 namabona amapolisi 3 barurutse kuri moto. Numvise ko yatswe umugore bamaranye umwaka n'amezi 2. Ukibaza mu muryango w'uwo mukobwa baba bagiye kuzana umukobwa ngo agumane ubukobwa, baba bagiye kumuzana ngo ashakwe, cyangwa baba bagiye kwica kariyeri avenir ejo hazaza h'uwo mukobwa, I mean h'uwo mumama, h'uwo mubyeyi. utaje kugira abo mushwana kwita umuntu w'abandi umumama kandi ababyeyi wenda bafite ibyo bishingikirijeho. Wenda umubyeyi ntekereza ko n'uwabyaye cyangwa n'uwashatswe. Umubyeyi n'ufite umwana naho umudamu ushatswe, cyangwa se tuvuge umuntu uri mu rugo ufite umugabo ufite umugore bashaka kwitwa umubyeyi, ariko iyo ni maoni yangu. Uwo nije ubitekereje gutyo abaye rero ari kuvuga ngo ni umugore ufite umugabo yaba yarabaye umubyeyi mu gihe cy'umwaka n'amezi 2. kuko unarebye tubona abana b'abakobwa babyariye iwabo aba ari ababyeyi ariko still babita abakobwa baza bongeraho akantu ngo babyariye iwabo. En fait ni nk'icyo kirango ariko abakiri umukobwa. Tugarutse kuri Senga rero nari mvuze ati kwishira mu mwanya wa Senga byogeraho umuntu afata umwanzuro wo kuvuga ati ubwo kubana nabo ndaje gushaka mu Bakamba cyangwa mu Bakisi, ayo n'amoko ya hano muri Kenya, nama ngenda mpoteye zabane n'abadata bukwe na bama bukwe nabi wabo, kuko umuntu atibona mu rugo ariko ntazongera kubona ubwo kirababaje cyane. Kandi buriya njewe haraho nsigaye ngeraga ukuvuga tumaze kuba abagabo boca imanza, uretse n'ibyo dufite abana kandi gaba abakobwa isaha n'isaha imanza abandi bagize natwe zo tugeraho. Ariko mu by'ukuri umuhungu ufite amaguru 2 n'amaboko 2 ufite ubwenge utamugaye ahantu aho ariho hose, igihe cy'umwaka kigashira ufite umukobwa wawe ntumuhe umugisha ukaje kumwaka ukaza urenzaho polisi. Uzi ko bamwe n'igihe abakobwa babaga batashe bakaza baje kumuhiga na polisi kugira ngo bamufunge bamukatire. Sinzi yagiye bikomozaho avuga ko ni nkaho wenda bagaza bamushaka bakamubura, akavuga ati umuntu tumutegere mu ikanisa, umukozi w'Imana ni umuririmbyi ugira amavuta, tumutegere mu ikanisa. Aravuga ati wenda niyingana n'ibazaba mu materaniro tuzazane polisi. Singa ko yavuze polisi yaraje, umuntu waciye mu idirisha ahunga polisi rifite imisumari ishinyitse na nubwo ntarasobanuka ukuntu iyo misumari ahunga polisi mu ikanisa ku gatuti. Ni umuntu utogera mu materaniro ngo bareke kuba mikrofone bitewe n'uruhare n'impano afite, impano uruhare agira mu materaniro ni bake cyane babishoboye. Urumva iki kintu kiragayitse. Birashoboka ko wenda ari uyu mwuka wateye wo kuvuga ngo umwana wanje nanje. Ari umugabo hano baza bambwira ni no hano Gidurayi, afite abana b'abakobwa, yarashingira abana b'abakobwa, yarafite abana b'abakobwa nka 5, ashingira uwa 4. Iyo baramubwira ngo ngagiye gushakwa i Bukavu, isanzwe hatari kwiba ungize gute, uku nije wabyaye nabi muri iyi si, muri uyu muhanda. Abana barunaka barashatswe za Australia, abandi Canada, abandi akaza amuha ingero z'abandi baturanyi hano.
none wowe unaniwe no gushaka hano muri Kenya usubiye Bukavu. Ni nacagega Bukavu bwari bukiri mu maboko ya leta, upfa kubona ubu nyine uzibura. Icyo nabivuze ubu nyine umubyeyi nkatwe dufite abakobwa usigara umukobwa wawe ukamuha ati uyu ni igishoro, uko bigenda kose uyu nguyu ubukene nagize, ubwiza uyu mwana afite sino ubukene nagize burangirira mu bwiza bw'uyu mwana, ku buryo ushobora kubona umwana wawe afite imyaka 15 akakubwira ngo afite umufiyanse hano, ukamubwira ati uracyari uruhinja, ariko kuri iyo myaka yakubwira ngo afite umufiyanse muri Canada, yego, ukabwira ati babwire bihute baze bafate irembo, ibintu bitarapfa wasi kabisa. Bishatse kuvuga ngo ubu nyine ababyeyi bahagurukiye mu nyungu, akaba ariyo ishobora kuba ariyo ntandaro nyamukuru ituma bica ingo z'abana babo kubera ko bashatswe mu buryo batifuzaga. Taguciye mu ijambo, hari umwana nzi bene wabo haba ku ruhande rw'umukobwa ndetse n'umuhungu bamwatse umugeni bavuga ngo umukobwa bari bamuboneye umuhungu hanze. Muri make ibyo uvuga ni ibintu bisobanutse cyane, ariko reka nkubwire ese izindi mpamvu k'ubukene nk'inkomoko y'umwana ko ari ntawe uzuhitamo aho azovuka. Sinshaka kubidata cyane mu Kinyamurenge, murabizi umwana wanje ntiyashaka mu banyanaka no mu banyanaka, ariko n'abarenze abo ngabo reka tuvuge nk'umunyagihugu akunze umwana wawe, byari byo kwanga umwana gushakwa ushingiye ku bwoko bw'umuntu umushaka cyangwa se situation familiale, tuvuge mu buryo buri economique ndetse n'amateka. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu yozira amateka y'iwabo, ibyo ntibyoreka, ariko kandi dufate ku rugero hano mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda muri 1994 habaye jenoside, tsemba ubwoko bumwe bwica ubundi kandi bose bahuje ubunyarwanda. Ariko haje politike ivuga ngo nta bwoko ahubwo ndi umunyarwanda. Iyo politiki ikivuze ni ukugira ngo imare agatotsi kose wombonamo atibona mu ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ko nimba narakwiciye ntibibuza umwana wanje gushaka umwana wawe, kubera ko ubwoko babukuyeho hasigara ubunyarwanda. Twebwe dufite ikibazo kandi kitari n'ikibazo kinini, ariko ni ikibazo gifite imizi, cyashinze ku buryo hari umurara toshakamo toshingiramo cyangwa se na bimwe bavuga ngo uyu nguyu ntiyujuje ibi, ngo ntiyuzuye umuntu ufite ingingo zose ukibaza ngo ntiyuzuye, ngo uyu ni umunyamurenge ariko ntiyuzuye, ukibaza ntiyuzuye. Umuntu aragenda
afite ubwenge arapagasaga bwokora indege ari nazaba ngo abana aba ngaba tuzi ngo si abantu ngo mu mitwe baba gusa usanga ari nabo bafite ubwenge bwinshi n'abanyempano ariko ije nkabona icyo ni ikintu cyogacitse. reka dufate umufano kuri leta ya Isiraheli nako ubwoko bw'Abisiraheli niba hari abantu bagiraga za kirazira neza neza iyo uzitegereje neza ubona zimeze nk'iza kinyamurenge ariko finalema ubu nyine imbaraga Isiraheli ifite nuko babyaranye n'amahanga yose bafite imbuto zo muri Ethiopia bafite imbuto zo mu Barabu uku ubona Iraq yuzuyemo abajewish abayahudi bo muri Iraq hari abayahudi bo muri Iran hari abayahudi bo mu Bushinwa icyo kintu kuriya Maroc baruzuye gute zamuka mu Burayi Uburusiya bwo sinakubwira ahantu haba abayahudi benshi ni Amerika n'Uburusiya kuriya abantu bari muri Israel bavuga ikirusiya kibagira umubare ni nayo mpamvu buriya Putin ndetse na leta ye nubwo bona Israel hari ukuntu bisa nkaho bahanganye ariko kandi hari igihe abanalisite bavuga ko Uburusiya guhita ko barimbura Israel birasa no kwirimbura kuko benshi bari muri Israel bafite imiryango myinshi mu Burusiya kuruta ahandi hantu hose so ukibaza ese ko ari ubwoko bw'Imana yari yaragishirijeho za kirazira uyu munsi Jared Kushner ni umuyahudi ni umukwe wande wa Trump Trump ni umunyamerika Volodymyr Zelensky ni umuyahudi ariko bamaze ibizazi n'ibizazi muri Ukraine urambwira ko batazashakana n'abanyakirene kugera ubwo bamuha intebe y'umukuru w'igihugu muri Ukraine byanga byakunda gusa wenda icyo baturusha niki umwana wabo ufite amaraso y'ubuyahudi haba nubwo iyo bari kuri les arrière grand père ku bisekuru bya kane agomba kugendana agaciro k'umuyahudi k'umwana ufite ababyeyi bombi ndetse bo mu butaka bwa Isiraheli kubera ko abanyamurenge ndetse rimwe handi hoje no muri politike ukabona ko wenda hari iyo tuje kugira ubusabane bwo gushingirana n'andi moko tutogapfuye uko bingana ubu nyine yego so sinzi icyo uvuga ariko agomba kubaho imihindukirije mu bintu kitanaswe noneho mwene wanyu ngo ntiyuzuye kandi uko ni mubyara wawe wenda turanagenda dusoza ariko abafite ijwi ryumvikana aba influencer dufite abayobozi baturi imbere iki ni ikintu cyo guca cyo gushaka uburyo gicika no kwamaganwa kabisa kigacika kuko ari ibintu nka bibiri biri mu gukura umwana w'umukobwa umaranye n'umuhungu iminsi 3 mu nzu uyu munsi umukuyemo akaza yatwaye inda iyo nda yitwa gute hari amazina tuzi atari meza yitirirwa abana bavukiye kwa ba nyina bisa nkaho badafite basi icya mbere uba wishe akazoza ka wa mukobwa icya kabiri habe n'uwo mwana aramutse avukiyeho umubujije uburenganzira bwe bwo kurerwa n'ababyeyi kuko rega hari abahungu bagahayo
ushobora kwaka umukobwa akakubwira ati ikitabuze mu rutoki ni amakoma ati mutware mugani w'abaca imigani ngo ni nyagasambu rirarema ariko abanyarwanda bazacumura ukamutwara nyuma y'iminsi ibiri akazana undi mbona nyina wundi yarabyaye ariko usigaye ukunda imigani usigaye ukunda imigani cyane sinzi niba ari ugukura nyuma y'iminsi ibiri itatu akazana uwundi nyuma y'ukwezi kumwe wa mukobwa wawe wagaruye hakatangira kuzana isesemi mu nzu mwakaranga akaruka wakwitera akadeodora ibyo ni ibiki akamukorwa waje gupimisha ugasanga umwana yazanye inda uwo mwana uzomusubiza se wa muhungu atunga abagore babiri se uzomurerera iwawe se abyara umwana udafite se cyakora buriya hari abantu batazi gukontorora emosiyo zabo ariko tekereza ko mu babikoze bose bakubwiza ukuri bagomba kuba bagira ahantu bazabagera bakavuga ati ndicujije iyo mbimenye sinari kubikora kandi dushingiye ku buhamya bwa Senga uwa mbere baramutwaye uwa kabiri baramutwara ariko ubu nyine data yari yagize n'ibibazo yahuye n'isi abagore babiri babatwara ngo ko barakuza ibintu bitariho bidafashe yahuye n'isi umuhungu w'impano imeze kuriya ufite impano iriya mpano yonyine ni imibereho cyane n'ubuzima ariko ubu nyine afite urugo rwiza afite urugo rwiza numvise ari gushima kabisa afite urugo rwiza afite ingabo yarabyaye afite umwana ameze neza rwose none se mbwira ababyeyi iyo bamwitegereje bazabona ko hari ikintu gihambaye bakoze buriya baricuza ni ibintu bigayitse nkundira tuze gusoza wenda hari twoja kurondogora cyane tukavuga byinshi ariko reka dusoze twifuriza Senga imigisha yihanganiye ibintu bikomeye imana yo mu ijuru yamushoboje rwose azihangane ntakagire umutima mubi ku wamugiriye nabi imana yagaragaje amaboko akomeye y'uko uwatawe kure akangwa imana izimutora ikamwiyegereza sinzi ko hari ijambo bavuga ni ugusoza dushimira abantu bakomeza kutwereka urukundo iyi ni GTV ndetse n'intwari RTV1 yego inshuro nyinshi muzoza mutubona hano ni icyicaro twahisemo kugira ngo tuza dukomeza tukibanemo namwe komeze mudushigikire mutwereka urukundo kuko si byiza guca umuntu intege kuko iyo atazicitse uba wakoreye ubusa ariko iyo uteye umuntu kuraje byanze bikunze ayigenderamo nubwo atogendera mu yawe ariko n'ijya yawe igaragaza ko wamushyigikiye akagira aho ava n'aho agera so mudushigikire mudukunde ni mwebwe mutumye twicara dukomeze tuze tubana ibiganiro kuri izo televiziyo zombi mukomeze mubane natwe kandi natwe ntabwo tuzabatenguha tuzaza dukomeza tubasusurutse mu buryo bumwe n'ubundi reka dukomeze rero tubifurize ibihe byiza dusoza arakoze cyane reka tubasezereho tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza muri byose imigisha iganze sawa